utwo duhinda nari mfite nari umubyeyi utoragura intete z'ibishyimbo mu nzira no mu isoko nizirikiyeho ibishashi kugira ngo abana banjye barye. Byagera saa sita nkava gutoragura intete z'ibishyimbo mu muhanda no mu isoko niziritseho ibishashi. Mureke mbabwire, natoraguraga intete z'ibishyimbo ndi umuyobozi w'abagore. Gukundwa n'Uwiteka ibyo ntibyatuma umukristo atageragezwa. Komeza wihangane uhanga amaso Imana, yarinze Yosefu nawe izakurinda. Imana igufasha kubyumva. Umugabo Yobu ngo mu gihugu cya Usi cyose, ijambo riratubwira ngo yari umukiranutsi w'Imana wirinda ibibi, ariko ngo Satani agiye kuza niwe yahereyeho. Kuba Imana ikwemera, kuba Imana igukunda, kuba Imana ikuzi ntibivuze kutazageragezwa. Kuba ugeragejwe ntibivuze ngo uvemo, ahubwo winjira cyane ugasaba Imana imbaraga ukayibwira ati nkomereza amaboko. Nari umuyobozi w'abagore icyo gihe nayoboye imyaka 8 nagira n'agatenge ko kwambara, ahubwo Yesu yaramvuzeho. Bagiraga ngo bangureho ababyati hoya hoya, nubwo atagira amafaranga ariko afite inama duha tukubaka. Nubwo atagira ubutunzi ariko ngewe ejo bundi urugo rwanjye kuba ngirurimo nuko ari umuyobozi. Ati yaransuye asanga namaze gutekera, ndayihambura nyisubiza mu ivarisi. Ati ndamuha amajwi yanjye 2. Ati jyanjye nijye umwana wanjye bayamuhe. Babonaga amatora ageze bakanyohereza mu gikoni bakanshyiraho ingenze yo kuncunga ko ndibuze kumva ko n'umunyu wakoze. Bajya kubara amajwi bagasanga n'ubundi nagarutse ku perezida. Imana ntireba nk'abantu, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Mumvugire ngo amen. Hanyuma utuduhinda nari mfite, najyaga gusenga ahantu ngatubohera ingata yitwa Kwizera, nkagenda nwikoreye nkajyana twaduhinda ngabwira Imana ati mu by'ukuri dore uduhinda 13, akambere naka, aka kabiri naka, aka gatatu naka, ka kane naka, aka gatanu, aka 10 n'aka 13 n'utu ngutu. Ngaho rero nkandika urwandiko ngasiga mu giti ati ngusigiye utuduhinda nawe utwikorere ngenda arambiwe. Ngahita nagera mu rugo ngasanga uduhinda turacyahari, ngasanga twose nta na kamwe kavuyeho, ahubwo Imana ikavugana nanjye ati nzagutabara, nzakujyana i Kigali, nzakugarukaho, nzayimana nimba uyibitseho uza ugenda nk'umukire. Iyo ufite nzayimana nushaka nuraza ujya kuvugana n'umukire uza ushyiramo ngo so ushaka ushyiremo ati okay uri umukire nimba Yesu yarakuvuzeho. Akenshi abo bantu baratungurana. Nimumvugire ngo amen. Utuduhinda twose Yesu yaraturangije, nimumumpera amashyi. Natoraguraga intete z'ibishyimbo, byagera saa sita ubwo bwenge kugira ngo mbwige. Hari umubyeyi witwaga Mariselina twari duturanye, ntiyabyaraga, yari amaze imyaka 20 atabyara. Umugabo yari yaramutaye ajya gushaka abana hanze. Mu gitondo aje mu rugo asanga abana 3, umwe ari kurira rito, undi akarira soprano, undi akarira tenari. Umwe atiya, undi atiya, undi atirayira. Arakura mwiki nta n'inyinya irimo. Mariselina arambwira ati ibintu ari kubamo simbizi. Gatarina hariya w'umusazi azajya gutora intete z'ibishyimbo, zujyana nawe azitora zigurishe wowe zitahano ziha abana. Intete ndibuka igihe kimwe natoraguye intete ndazibura. Ngeze
ngeze mu rugo nzitetse kubera abana ari benshi, intete buri wese namuhaga iziwe zibaze. Hanyuma umwe muha intete 8, bose nabaye intete 8, umwe ndibagirwa ndenzaho imwe ziba intete 9. Bene wabo bararira ati dore saba Imana wumuhaye intete 9, araturushije amaguru barayasiribanga, mfata ya ntete nyicamo. Hanyuma nababwiye ko umutware wanjye yakijijwe, ariko atarakizwa yari umunyamahane nyine. Yaratahaga agataha yikubita mu gatuza ati njye ndi gutaha iwanjye kandi nintarya ndamena amaraso. Bigasaba ngo nitwararike isahani ye. Ntabwo umugabo aba umugabo ari uko yahashye gusa. Umugabo agomba kuba umugabo w'ibihe byose. Yaronse atanaronse yitwa umugabo, si wowe wari mu isi. Icyubahiro cy'Uwiteka yamuhaye tugomba kucyubahiriza. Nimumvugire ngo amen. Byasabaga ngo nitwararike aze kubona isahani yiwe kandi yidunda itandukanye na za ntete 8 cyangwa 9, kuko yitwa umugabo. Hanyuma ubwo uwo mugore witwa Mariselina yarambwiye ati rero zugera igihe ujyane n'abana baza bajya kuririmbira imimera y'ibijumba, baza bajya guhumba imimera y'ibijumba mu Buhanga. Imimera y'ibijumba subwo murayizi? Ego ni cya kijumba bakura isuka ikagihusha kikazamura imigozi, icyo kijumba cyitwaga umumera. Hanyuma kandi nabaga ngiye gutoragura ya mizi abakore bacagagura ku bijumba kugira bagitware gisa neza. Ngiye bya mizi yose wacagaho narayiyoraga ngashyira muri cya gishashi niziritseho kiri kugenda kiririmba ko kuwaci. Mfite agakiza kajejera. Nta muntu w'umugabo wapfa kunsungaraho ngo zana nari kumubwiraho nyina atamubyariye. Nari mfite Yesu wavuganye nanjye kandi nagombaga kwirinda kugira ngo azasohoze icyo yavuze. Nimumvugire ngo amen. Hanyuma iki kijumba yo nakiburaga rero. Iki kijumba cyari cyo gushyira ku isahani y'umutware. Nari mfite akaririmbo nari narahimbye kavuga ngo mana we wampaye umumera, nukuvuga ngo iyo ndirimbo nari narayihimbye kugira ngo umugabo atazagera mu rugo akankubita yabuze icyo kurya. Kuko data yari yarambwiye ngo urwo rugo nguhaye ni ishuri ariko ryitwa kwihanganira ibikugerageza. Hari kwima umugabo ku biryo byari birimo se? Hari ukwirwanira muri kumva byari birimo? Nagombaga kurwanana na Yesu ngakweta bihebuje, nditwaje umufuko n'ibitabo gusa, ahubwo nkagenda mbyawe na Yesu kandi ngishijwe rwose nuzuye umwuka wera no kwizera nako. Hanyuma iki kijumba nakibonaga nabaga niziritse imyeko mu nda ntabasha no kugihekenya kugira ngo naza kuza ataza kuntimbura. Yo nageraga mu rugo nasangaga abana bamwe baguye ruhaba kubera za ntete 8 barariye zidafite aho zageze. Nanjye nshyitse nka saa 12:15 nagiye kubashakishiriza iyo ngiyo mu mapori. Hanyuma hamara nk'akanya nkajya kumva ngumva umutware wanjye araje ati birahari, ati birahari boss nyakubaha, birahari biryo birahari birestaye. Iyi Mana irangije nabyaye imbyaro 10 umutware wanjye atarakira agakiza. Nabyaye imbyaro 6 kubera twaduhindana babwiye mbimi ibiro 30. Hanyuma Imana irambwira ngo nzakugarukaho, umutware nzamuha agakiza gafite indishyi y'akababaro nongeyeho. Iyi Mana idakiranirwa mbyaye imbyaro 10 niho umuntu yaje mu rugo amba 5,000. 5,000 ubwo ntarutse byinshi. Ibi 5,000 mbyatishamwe umurima ngusaruramwe 100 by'ibishyimbo. Uyu murima ngusaruramwe
ibigori. Hanyuma umutware uwo munsi najyaga amara imyaka 2 ndarabona ishusho ye yo kumanwa. Kumanwa wapi, igihe cyose namubonaga nijoro. Mu iyo myaka kugira ngo ubone iryinyo ryanjye ndi guseka, abantu ntabwo bari bazi ishinya ry'amenyo yanjye nimba ari umukara nimba ari umutuku. Isi yari yarambihiye ku rwego rushoboka, ariko nkagenda nibitseho nzayimana, nkagenda nibitseho nzayimana. Hanyuma umutware wanjye umunsi nasaruye ibyo bishyimbo ntiyajya mu kabari. Igihe kiba kirageze kugira ngo Imana imuhagakiza. Mu gitondo arambaza ati ibi bishyimbo byegetse aha ni ibyande? Umufuko wari wuzuye. Ndavuga ati ni ibyacu. Reka. Ndamubwira ati kugira ngo ubyemere kanze ntekeho. Nihimura Satani zantete natoraga ari kuncunaguza. Mfata ibiro 5 mbitekera rimwe. Aba Yesu bishimira umutima. Yesu yongera ashimwe. Ariko irashoboye cyane ishoboye. Umutware yarambwiye ati rero ibi bishyimbo nimba ari ibyacu, guhera none iyi Mana ya Isiraheli, atangira kuyivuga ibigwi ninjira mu mwuka. Iyi Mana ya Yakobo, iyi Mana Elohi Elishadai, abivuga neza cyane, arabizamuka arabimanuka, dore ko n'ubundi yari yabyisha abizi. Numva ndi gufashwa. Arambwira ngo guhera none ngiye gukorera iyi Mana. Kuri icyo cyumweru ndabyibuka, icyo gihe hari kuwa gatanu. Kuri icyo cyumweru yahise ajya gusenga, ku kindi ajya gusenga. Namutwaraga gake cyane. Ubutaha ajya mu butayu, ubutaha tujyana mu ibuye. Imana imvugaho yumva, mumbugire ngo amina. Iravuga ngo nzakujyana i Kigali. Sinarinzi Kigali ari hehe, sinarinzi ari n'igiki. Ati nzaguhagarika Nyabugogo uyitegereze. Hanyuma iri iwacu mu cyaro ahantu hameze nk'agafurege gutya, bahatambika uduti nitwa batwita imigogo. Imigogo niko twebwiriye ababyita, wenda ino mwebwe mu byita uturaro. Ngaza mvuga tubuna n'utu Nyabugogo Imana imbwiye. Bukeye, haleluya, Imana ikura mu magambo ishyira mu bikorwa. Mumvugire ngo amen. Hanyuma ubwo ubuzima bw'ubuhamya bwarangiriye aho ngaho. Umutware wanjye arakijijwe, Imana yashyizeho ndishyi y'akababaro. Ni umukristo wasanze nararindiriye, ndashima Imana katigeze byara hanze. Ubu ndera abana banjye nabo umutware. Ndashima Yesu wadukomereje amaboko mu kigeragezo. Imana ya Isiraheli yumve ko nyishimiye. Hanyuma ubwo mvuzeho gakeya ku buzima bw'ubuhamya. Reka mvugeho gato n'ubundi nk'ingingo imwe wenda ku ishimwe ryitwa imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Ariko haracyaragahe. Imana ibaho umugisha. Barambwiye ngo haracyaraga. Mwongere mukomere Imana amashyi. Ngeze ku ijambo rivuga ngo nta Imana itakura, nta Imana